La protection de mon cœur, linda unzima wawe. Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très, très, très beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente de pouvoir être avec vous sur la protection de mon cœur. ese ni gute wakwirinda abantu baba barakugiriye nabi cyangwa abantu baba barakubabaje mu buzima bwawe? Ni gute wabirinda? Ese ni gute wabasha kubana nabo mu gihe bakugannye cyangwa bongeye kugarukira mu buzima bwawe? Ikintu cyose ukwiye gukora ni ukugira ngo ikiganiro cyose kitagucika. Icyo ukwiye gukora ni ukanda hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose, ntibikazajya bigucika kuko muraba ingirakamaro kuri njyewe kandi muraba ingirakamaro mu buzima bwanjye bwose. Rero banyarwandakazi, abantu bose bambonye kuri ubwa mbere kuri izi kamera za Irajoy TV. Irajoy TV ni umukobwa mwiza nkuko muri kubibona kuri ekara yanyu, nibwo naba nari mwiza ariko njye niha icyizere yuko ariko ndi mwiza. Rero abantu bashatse yuko bazajya banyandikira kuri whatsapp yanjye irahari, mujye munyandikira tubashe kuzajya tuvugana. Rero tuje kuganira muri kiganiro, ni gute abantu bose baba barakubabaje mu buzima bwawe, ni gute abantu baba barakubabaje mu buzima bwawe wabitwaraho neza, ni gute abantu bakubabaje mu buzima bwawe ushobora kubana nabo igihe kikagera mukaziyunga, cyangwa igihe kikagera bakakuvira mu buzima bwawe. Ni gute abo bose wabasha kugira ngo mubane ubuzima bugenda neza. Rero byose tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro. Niba iyi video uba wayikunze, jyisharinga n'abandi kugira ngo tuzagere ahantu harehare kandi ahantu harenze. Icyo nifuza yuko mwazajya mwuka ibitekerezo cyangwa mukama ibitekerezo, nkabasha gukora video nyinshi ku munsi, kandi ndanifuza n'inkunga yanyu, ni munera inkunga yanyu, mbashe buryo ki nagura kamera, mbashe buryo ki nanjye nagira mikrofone, nkazajya mvuga sound ari nyinshi, rwose muneze imbere ngere kure, nicyo nifuza. Rero tuzatubana umunsi ku munsi. Ndifuza yuko buri munsi nzajya mbaha video, kandi video nziza. Ndifuza yuko buri munsi nzajya mba ndi imbere yanyu pe. Nari naravuze ngo ntago nzongera kugaruka imbere ya kamera, ariko ndumva aricyo kintu cyanjemo. Ndumva nkwiye gukora video nyinshi ku munsi kugira ngo mujye mubikunda, kandi hazaba harimo inama nziza, inama nzima, kandi inama zungura abakuru, abatoya, abakobwa, abasore, byose muzajya mubisanga muri izi video zanjye. Rero icyo mukwiye gukora ni ukushyigikira, tukazajya tubana umunsi ku munsi. Rero video zanjye zose mujye muzireba muzirangize, kuko muzamuneye inkunga itari nkeya kandi inkunga nyinshi cyane. Rero tujye kuganira ibintu bitandatu mu buzima ukwiye kwirinda, ibintu bitandatu mu buzima ukwiye kwirinda ku bantu bakugiriye nabi, ibintu bitandatu mu buzima ukwiye gukansoringa. Gukansoringa ni nko kuvuga ibintu ukabyirengagiza cyangwa ukabyigiza ku ruhande. Byose tugiye kubiganiraho muri iki kiganiro. Ese ni gute umuntu waba warakugiriye nabi mwabana kandi mukakomeza kubana umunsi ku munsi? Ibyo se harimo benshi babyihanganira, cyangwa harimo benshi bakongera kubana n'umuntu waba warabagiriye nabi? Yego, birashoboka. Ikintu cya mbere ukwiye gukora, wowe ikuremo uwo muntu waba warakugiriye nabi, wongere ugaruke bundi bushyashya mu buzima busanzwe. Cyane cyane urugero ku bakobwa ndetse n'abahungu. Hari igihe ukundana n'umuhungu, mwarangiza mukajya mu rukundo, ariko akazakugira igihe kimwe akaguhemukira. Ese ni gute urukundo waba warababayemo umuhungu yongera kuza akarugusangamo akaguhemukira? Haba ku babyeyi batubyaye, haba ku ba girlfriend cyangwa boyfriend bacu batubabaje, ibyo byose muri iyi video urabisangamo. Ibyo byose muri iyi video niho tugiye kubiganira kugira ngo bigende neza. Mbahaye ikaze. Kuba atanzi amazina yanjye bwite, nitwa Irareba Joyeuse, ndi umwana wavukiye mu karere ka Huye, mu murenge wa Mbazi, mfite imyaka 20. Ni ngombwa ra imyaka yanjye ari igihe nyibwira abantu, shawe kubera iki mumfata nk'umuntu wakuze? Ngiye mu wamumbabaza, kubera iki mumfata nk'umuntu waguguye, wajya ngo ndi ikigugu? Rero imyaka yanjye hari umuntu ushobora kuyibwira ntayemere.
ariko ntabwo intera isoni kuyivuga. Navutse mu bihumbi bibiri ariko bana we imyaka yanjye iransekeje kuyivuga. Navutse mu bihumbi bibiri, mama wanyibukije, navutse mu bihumbi bibiri na gatatu, mfite imyaka 22 ya mfite imyaka 22. Rero hari abantu nshobora kubwira imyaka yanjye abantu bakagira ngo Joy ariko mfite imyaka 22. Hari benshi baba bifuza kuyimenya, ariko niyo ngiye mfite imyaka 22. Ndi umwana wakuriye mu buzima bw'icyaro, ndi umwana avutse ku babyeyi bose papa na mama, ndi umwana waje kugera ruguru ngira struggle ndende, ngira ubuzima butari bunyoroheye, ngira agahinda gakabije. Ubuzima bwanjye ni struggle ndende, ariko nshima Imana yuko ndiho kandi nkaba ndi kubaganiriza. Nshima Imana yuko Imana yemeye yuko mvuka, nshima Imana yuko Imana yemeye yuko nkura mukaba muri kumbona, nshima Imana yuko hari benshi mu buzima bahuye n'ibibazo byinshi cyane. Nicyo nje kubaganiriza, ariko Imana imbabarire nsindire. Nicyo nje kubaganiriza ngo ni gute twabana n'abantu baba baratubabaje mu buzima bwacu, ni gute twabana n'abantu baba baratugiriye nabi mu buzima bwacu. Muri abo nje kubibabwira, nanjye byambayeho, nje kubakomeza ku myaka 22. Ntabwo ari imyaka myinshi cyane, ntabwo ari imyaka iri hejuru cyane, ariko nje gukomeza abakobwa, nje gukomeza abamama, nje gukomeza abapapa, nje gukomeza n'abasore. Ibyo byose rero turagenda tubiganiraho muri iyi video. Rero ndi umwana avukiye mu buzima busanzwe, iwacu turahinga kuko n'ubu turacyahinga. Mfite mama ndamukunda cyane, ndabizi yuko iki kiganiro ari bwakirebe. Mama ni intwari, kandi ndagushimira cyane yuko wemeye yuko utubyara, ukemera ko tubaho mu buzima tutifuzaga kugira ngo dukuriremo. Uraturera nubwo byari bigoye, ariko uri intwari. Hari ababyeyi benshi batabyemera yuko barera abana babo, ariko wowe watubereye intwari, ndabigushimira. Ndabizi yuko iyi video uri bwaze kuyireba, ariko uri intwari. Uzahore uri intwari, nicyo nkwifuriza. Uzahore uri umubyeyi mwiza, uzahore uturwanira ishyaka nk'abana bawe. So rero navukiye muri ubwo buzima, ntabwo bwari bunyoroheye. Ndashaka kuzabaganiza rero ubuzima bwanjye bwose, ndashaka kuzababwira life yanjye. Hari igihe njya nifuza kuyishyira kuri channel, nkavuga se ubundi ni gute nayishyira kuri channel. Hari igihe nyavuga se ubundi nayihoreye, kuko ariko hari benshi life yanjye yakomeza, hari benshi life yanjye yakubaka. Bantu mumbona nseka, bantu mumbona nibyibuhiye, bantu mutanyakira imyaka nababwiye, narakomeye. Rero nje kubakomeza cyane. So rero naho ngaho, ariko muri iki gihe ndi Kigali. Naje Kigali 2022, kugeza n'ubu ndacyahari. Nshima Imana yuko Imana ikihandindiye, nshima Imana yuko Imana yahamye inshuti, nshima Imana yuko Imana yahandindiye. Ndayishimye kandi n'ubikindinze, rero ndayishimye. Rero ni gute iyo abantu bose nyine ubuzima bwanjye bwose naho ngaho navukiye. Narize primaire, niga secondaire, university ntago ndayiga, ariko nabwo mfite papasi yo kuzayiga igihe nikigera. Nimbona umuterankunga unera inkunga nzajya kwiga university, kuko mfite amanota yo kujya kwiga university, ariko nuko twageze mu gihe cyo kwa applyinga ntibadufate. Rero nuko nguko ntagiye kwiga university. Ku bantu bose bibazaga se Joy ubundi mu buzima busanzwe warize? Narize, mfite diplome ya secondaire, nkagira nzi gusoma no kwandika. Nuwo nguwo ndumva ari ubu. Rero akazi ko naba nkora akazi ko nkora nako kuri channel, ni mu mushyigikira channel yanjye ikagira hejuru, nako kazi mfite. Rero ndashima Imana. Nuwo nguwo Joy wanyu. Rero ni gute wabana n'umuntu
wagukomerekeje cyangwa umuntu wakubabaje mu buzima bwawe. Ni ibihe bintu wakwirinda kugira ngo bitakugarukira mu buzima bwawe, cyangwa mu buzima bwawe ni gute uwo muntu mwakongera mugasubirana? Rero dore ikintu kiri gifasha abantu kwihangana. Ikintu cya mbere ni ukubanza gusenga. Icya kabiri kwiyegereza Imana cyane. Icya gatatu kwiha amahoro mu mutima. Icya kane ni ukwikunda wowe ubwawe, kuko utikunze mu buzima bwawe nta wundi muntu wagukunda. Utikunze mu buzima bwawe ukavuga ngo njye ndikunze ubwanjye, nta wundi muntu wagukunda, nta wundi muntu wagukunda. Banza wihe urukundo wowe ubwawe, numara kurwiha Imana izagusanga, igusange urukundo rufite, igusange urukundo warwihasemo rumeze neza, ibashe kugira ngo ihere ahantu igutabara. Rero abantu baba barakubabaje mu buzima bwawe si ngombwa kubereka ibibazo byawe, si ngombwa kubereka yuko ubabaye, si ngombwa kubereka yuko ako kanya ukibabaye, oya. Ahubwo wowe icyo ukwiye gukora ni ukuvuga ngo njyewe nubwo nanyuze muri ibi bintu ngomba gukomera kugira ngo nkomeze abandi. Nanjye kuko nje kubibabwira narakomeye, ndasenga, agahinda ntabwo kabura, ariko iyo wakomeye ukomeza n'abantu bagukurikira. Iyo wakomeye ukomeza na babandi bose bakwifuriza inabi. Iyo wakomeye babandi bose bakwifuriza inabi, hari igihe kijya kigera bakavuga ngo uyu niwe twari tuzi Ira, uyu niwe twari tuzi Joy, uyu niwe twari tuzi umukobwa wanganye uku, uyu niwe twari tuzi. Hari abantu rero benshi bajya bangereranya, hari igihe mbareba nkabareba nkatuzi, ntimuba muzi icyo nturijemo. Hari abantu baguca intege, hari abantu bagusubiza inyuma, hari abantu batakwifuriza ibyiza, hari abantu bakubwira ibintu bitakubaka. Mana, hari abantu batubabaje, hari abantu na n'ubu bakitubabaza, hari abantu na n'ubu bakidusonga, hari abantu na n'ubu yewe bavugaguzwa, hari abantu na n'ubu bakivuga. Ariko twe turakomeye, ntacyo twaba kuko dufite Imana yacu, ntacyo twaba kuko turarya tukaryama, ntacyo twaba kuko dufite amahoro mu mutima, ntacyo twaba kuko Imana iradukunda. Rero bantu mwahuye n'abantu bababaza, bantu mwahuye n'abantu babakomeretsa, mukomere. Bantu mwahuye n'abantu babaca intege, bantu mwahuye n'abantu batabifuriza ibyiza, bantu mwahuye n'abantu bababwira amagambo mabi, bantu mwahuye n'abantu batabifuriza ineza, bantu mwahuye n'abantu babi babavuga. Ariko ntabwo wakomera utaravuzwe, ntabwo wakomera utaragiye ahantu ngo bakuvuge, ntabwo wakomera abantu batarakuvuze, ntabwo bishoboka. Rero komera, ujye ubasekera, ubabwire ati njye se hari ikibazo mfite, njye se hari ikibazo mubona mfite. Ejo bundi ku itariki ni ahantu njya kubabwira, ejo bundi hari umuntu twahuye anyereka reaction, kandi mu buzima busanzwe yanyerekaga yuko ankunda, ariko ejo bundi twarahuye anyereka reaction mu buzima ntigeze mbona, anyereka reaction mu buzima ntigeze mubonaho. Cya kintu bajya bavuga ngo umuntu ni umuntu, kandi umuntu arahinduka, kuko narabibonye. Wa muntu wizeraga ngo ni inshuti yawe, wa muntu wizeraga ngo uyu nguyu niwe ndi hafi yanjye, wa muntu wizera ukavuga ngo uyu nguyu niwe turi kumwe, aho uribeshye, aho ngaho uribeshye rwose pe, ndabikubwiye, aho uribeshye. Ahubwo wowe ikintu wagakwiye gukora ni ugusenga, ukabaza Imana, ukabwira Imana, uyu muntu turi kumwe bimeze bite? Ariko hari igihe mu buzima abantu bajya batuzira mu buzima ari abaje kongera kutwongerera ibikomere, ari abantu baje kutwongera imisonga, ari abantu baje kutwongerera agahinda, ari abantu baje kutubwira nabi. Ntabwo tugishaka abantu batubwira nabi, turishakira abantu batubwira neza, turishakira abantu badutetesha, dore ntabwo twatese, turishakira abantu batubwira neza, amagambo meza, urukundo, bakatwereka urukundo rwose tukagera kure. Hari abantu twifuza yuko batubwira ibintu bizima, hari abantu bifuza yuko batubwira ibintu byiza, hari abantu twifuza yuko batubwira amagambo meza atwubaka, adukomeza, tukabasha kubyibuha, tukabasha kuba inzobe, tukabasha kuba neza, akabiri akabiri kameze neza, tukabasha kwimerera neza, tukabasha kwibyibuhira. Abo bantu nibo dukeneye,
ntabwo dukeneye ba bantu batubwira nabi, ntabwo dukeneye ba bantu baza mu buzima bwacu hari inyungu baje guprofitiramo, ntabwo dukeneye ba bantu batubwira amagambo mabi twarayahaze. Turashaka ba bantu badutetesha. muze muduteteshe, ntabwo twateze, muze muduteteshe. Turashaka kwitetera, turashaka kwibyibuhira, turashaka kwimerera neza. Ntabwo tukibashaka aba bantu bavuga ubusa, abo ntabwo tukibashaka. Turashaka abantu badukomeza, turashaka abantu batubwira amagambo meza, turashaka abantu batubwira ibyiza, turashaka abantu batubwira uko umuntu aba ameze. Ntabwo dushaka abantu batubwira nabi my friend, ntabwo dushaka abantu badukomeretsa my friend. Twe turishakira abantu beza bafite urukundo, bafite kumva umuntu, bafite gutega amatwi umuntu. Do you understand? Nawe abantu dushaka. Hari ikintu kimwe mu buzima Imana ijya ireba igakiza umuntu. Hari ikintu kimwe mu buzima Imana ijya yitaho ikabasha gukiza umuntu. Ngiye kuba ndi imbere yanyu ya kamera, ngiye kuba ndi imbere yanyu ahangaha aya masaha, hari benshi bapfuye bavuye mu mubiri, ariko ndi imbere yanyu ndi kubakomeza, ndi kubabwira amagambo y'ihumure yabafasha, ndi kubabwira amagambo yabakomeza mu buzima, ndi kubabwira amagambo yabubaka mu buzima. Harimo babandi baza bavuga ibintu umuntu atumva ukagira ngo bariwe n'inzuki, baba wagira ngo baba bavuga batafite amagambo yo gukomeza umuntu. Rero ujye witondera ikintu ubwira umuntu, kuko umuntu ntabwo uzi character ye cyangwa kamere ye. Ushobora kubwira umuntu ikintu kibi kikamwafecta, kikamumerera nabi. Ushobora kubwira umuntu ikintu cyiza akagufata nk'umukobwa mwiza, akagufata nk'icyitegererezo, akagufata nk'amata y'abashyitsi. Abo nibo twifuza, abo nibo twifuza, apana babandi batubwira ibijambo bibi. Ntabo nshaka. Iyicana abantu musenga, muyisengere. Iyicana ibicano y'umugisha, iyicana ibicano nziza, iyicana izana aba diaspora batera inkunga umukobwa wanyu. Iyicano izana umugisha. Yewe ndabashimira, hari ikindi kintu nibagiwe, ndabashimira yuko chano yujuje abasubscribe 3,000. Ndabashimira abantu mwakoze subscribe, ndabashimira abantu mwanyitangiye, ndabashimira abantu mwarebye channel yanjye kuva nayibona. Hariyo nabuze murabizi, hariyo nabuze, hari yagiye, ariko narakomeye. Rero iyi ngiyi twongere tuyubake, iyongere igera ahantu harenze, iyongere igera ahantu harehare. Ndifuza yuko ibihumbi ijana subscribe bizuzura vuba, tugaserebura bana. Ni ukuri tugomba guserebura iyi channel mana. We ndifuza kuza ibihumbi 100 bigera duserebura iyi channel. Iyi channel ni yanyu, ndayibahaye. Iyi channel ni y'umugisha, iyi channel izazana abantu beza. Ndifuza yuko ibihumbi 100 nibyuzura tuzakora nk'akantu k'akagurupe nyine. Noneho tukavuga nti njyewe ubwanjye nkavuga ati aba bantu banjye ndifuza yuko tugomba guhura tukaganira. Hari abantu nyine bifuza kumbona, hari abantu bifuza kumbona benshi cyane, bifuza kumbona kuri amaso ku maso. Ariko we niba ushaka kumbona amaso ku maso uzampamagare, tugire nk'ahantu duhurira, apana muri lodge, apana iwawe, apana ahantu ku muhanda, ahantu habona. Njyewe ibintu byo kujya muri lodge ngo never, ibintu byo kugusanga iwawe hoya, kereka uri umumama. Ariko nabwo twaba tuziranye igihe kirekire kuvuga ngo reka nzi iwawe. Mujya mwitondera abisi ngo ni bake. Tujye twitondera abisi. Harimo ababa batwifuriza neza, harimo abami batwifuriza nabi, ariko icyo ntabwo aricyo tugenderaho. Twe tugomba kumera neza, tukibyibuhira, tukikomerera. Ariko nyine nayo mbabwiye, ndashaka kuza ibihumbi 100 nibyuzura mushyigikire, bigere kure byuzure,
tubona abantu benshi cyane rwose nanjye Imana impa inshuti z'umugisha, inshuti z'umumaro, inshuti nziza, inshuti zimbwira amagambo meza, inshuti zinkomeza, inshuti nziza cyane, nizo nifuza. Rero umuntu ushaka kumbona cyangwa kunyandikira, WhatsApp yanjye iba iriho igihe cyose, wampamagara kuri telefone nakwitaba. Ntabwo nyansuzugura njyewe, ntabwo nyansuzugura umuntu wese ungannye, kuko iyo umuntu akugannye hari impamvu aba akugannye. Iyo umuntu akubwiye ngo hayi, jya umusubiza. Hari abantu rero muri ubu buzima, abantu nibo baba baragezeyo baba batatwifuriza yuko tugomba kubaramutsa. Ari umuntu ushobora kwandikira ukamubwira ngo hayi, akakwihorera. Hari umuntu rero ushobora kwandikira umva ugenda kumusubiza wumva wanamwikundiye. Niba telefoni aba atayifite, ariko hari ikintu njya nibaza, ubundi buriya bari abantu twandikira bakanga kudusubiza. Nanjye ubu ngubu hari abantu bashobora kuvuga ngo nawe turakwandikira ukanga kudusubiza. Ntabwo icyo kosa ryabaho, kereka mba mfite ubutumwa bwinshi pe, mba mfite SMS nyinshi pe, ariko ndagerageza. Umuntu wese unyandikira nkanga kumusubiza, ambabarire n'Imana imbabarire. Kandi iryo kosa ntabwo njya ndikora kwihorera umuntu, ntabwo njya nihorera umuntu. Umuntu ni umuntu, kandi ejo ashobora kunyemurira ikibazo, ejo ashobora kumbera ikiraro, ejo ashobora kumbera ubuzima, ejo ashobora kumbera ahantu heza. Rero ntabwo njya nirya ku muntu. Hari ikintu cya kinkomeza njyewe, seko mba numva nshaka kubabwira story yanjye, ariko reka mbanyuremo muri gakeya. Narangije kwiga 2022, noneho ntabwo nigeze nshomera. Nashomereyeho nk'ukwezi kumwe, mbona akazi k'ibihumbi 15. Yesu, ibihumbi 15 ku kwezi. Dore amafaranga natangiye gukorera, ibihumbi 15 ku kwezi. Ndayakorera ukwezi kwa mbere 15, ukwezi kwa kabiri 30, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatatu 45. Nakoze amezi 3 45. Nyine murabizi nk'abana baba baravukiye mu cyaro, baba bashaka, ukabona umuntu yambaye uwo muntu ntabwo yigeze anyongeza. Ukabona nk'umuntu yambaye agakweto keza, ukabona umuntu yambaye agapantaro keza. Nuko mpagurutse ntabwo mwambona kugira ngo yenda mbere kuko nambaye, ariko namwe murabibona ntabwo nambaye nabi. Hari ukuntu ubona nk'abantu bambaye neza ukavuga ngo nanjye iyabana n'inguza akagakweto. Ibaze 2022, ejo bundi ibintu byari byatangiye guhembwa. Nakabonye iwacu i Huye mu Butare, abahazi barahazi. Umva narayakoreye pe. Imyenda nambaraga iyo sister wanjye yamaga. Inkweto nambaraga imiguru ibiri nkayisimburanya. Ariko bamembye ukwezi kwa mbere ngura izindi nkweto. Ariko hari ukuntu nk'umukiriya aza akagusigira tip sinzi niba mubizi, nabimenye nkigeze i Kigali. Ariko hari umuntu yazaga akagura nk'ikintu akagusigira nka 5 cyangwa 2. Rero ibyo byose nagendaga mbibona, ariko rero amafaranga ngenda atangiye gukoreraho ni ibihumbi 15. Noneho mama nawe ni umushabitsi nkanjye, ashaka ahantu anjyana mu mushinga twa division. Ubwo nigishaga abana, sinanabigishaga cyane, ariko mama yanjyanyemo. Noneho nkora training ni amahugurwa. Nakoze training baduha ibihumbi 25 byongera kuri bya 15 nahembwaga. Ubwo bibaye 40 ku kwezi nkayafata. Noneho wa division baransezera kuko nari mfite kandi kazi kandi ntabwo nayitabiraga. N'uwo mugore aransezera narakoreraga. Noneho njya mu gusasa, narashomereye. Ntabwo nigeze nshomera cyane. Ubwo hashize nk'amezi 2, 3, 4 mpita mbona hano i Kigali akazi. Nifuzaga yuko narangiza nkazabona akazi i Kigali. Naje i Kigali ukwezi kwa gatandatu ku itariki 15, njya gukorera amafaranga noneho yisumbuye kuri yandi ibihumbi 100. Nakoraga ibihumbi 100, ariko nahamaze amezi 9. Uwo muntu turatandukana. Twatandukanye mu bintu bibi. Ntabwo njya nshaka kubivugaho cyane kuko nawe ari muri abantu bambabaje. Ari muri abantu bambabaje. Twatandukanye mu mezi 9 mbi Kigali, nta famille ngira.
nubwo nahembwaga nareraga barumuna banjye. Hari ifoto ejo bundi na post ndavuga ngo nubwo mubona ndi umukobwa ari igihe njya nifuza kuba umugabo nuko bitashoboka. Rero hari ibintu byinshi umuntu aba yaranyuzemo muri ibyo 100,000 naherezaga mama barumuna banjye nkabarira, ndabafite nkabarira nkabahahira, nanjye niko niyitaho Kigali, niko mba muri ghetto. Life is bad. Ubuzima ntabwo bwari bunyoroheye ariko nabusohotsemo amahoro. Ubwo ngubwo aho i Kigali rero nabonye akazi k'100,000, mwumva yuko yari amafaranga menshi. Noneho yahita akuba ishuri 100 za yayandi nahembwaga 15,000. Mwumva yuko rero hari ikintu Imana ikora. Kandi kuba ngewe muri kubona uko hari ukuntu mbana n'umuntu, buriya umuntu nge ntabwo yancika, ngomba kumubanira neza. Umuntu pe ujya kunanira twabanye, umuntu unanira twabanye pe aba yananiye.